Buri munsi turota inzozi zitandukanye, usanga buri umwe wese arota, ariko rimwe na rimwe hari abarota bakabyibagirwa ntibamenye n'ibyo barose cyangwa se niba biha agaciro, ariko buri umwe wese ararota, nta muntu utarota mu buzima, twese tugira inzozi zitandukanye, ugasanga bukeye urose nka kabiri ariko bugacya nta kintu cyibuka warose cyangwa se ibyo warose utakibyibuka. Ibyo ni buri wese, usibye ko twese tutibagirwa, hari ababyuka bazizirikana cyangwa se hari ababyuka bazibuka. Rero muri aka kanya icyo tugiye kugarukaho, tugiye kugaruka ku nzozi turota cyangwa se ubusobanuro ziba zishaka kuduha izo nzozi turota. Mbere na mbere niba utarakanda subscribe, byaba byiza uyikanze, ugakanda like, ukandika na komenti uduha igitekerezo runaka. Ushobora kuba ufite icyifuzo watugezaho ukaba wacyandika muri komenti. Ntibibagirwe gukora share kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo iki kiganiro kibagereho. Mbahaye ikaze kandi ndabakunda mwe mwese mudahwema kudufasha kugira ngo tuzamuke cyangwa se kudufasha kuzamura imbaraga zacu kugira ngo dukomeze tugere aho tugera. Hari benshi baba batuzirikana bifuza ko twagera kure, abo turabashimira. Nawe niba utabikoraga muri aka kanya, uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo ubashe kuba wabikora, kuko ni ibintu byiza cyane kandi gufatanya ntaho tutagera. Rero inzozi turazirota tukazitesha agaciro, ariko tugiye twumva abantu ba kera bagendaga berekwa mu nzozi n'Imana Data. Hari byinshi yagendaga ibereka ariko ikabiberekera mu nzozi. Urugero twafatamo nka Yozefu, yerekwa inzozi zo kugira ngo atware umugore we Mariya, kuko yatekerezaga ko atajyana umugore wasamye cyangwa se utwite, ariko Imana yamweretse mu nzozi ko agomba kumujyana kuko atwite umukiza. Abantu benshi tugenda twerekwa ibintu bitandukanye, tugenda turota ibintu bitandukanye, gusa rimwe na rimwe hari inzozi ziba zisobanutse, hari inzozi ziba zifite ibisobanuro. Nko kurota wapfuye, biba bishatse kuvuga ko hari ikintu kigiye kukuvaho burundu kitazongera kukugarukaho ukundi, cyangwa se hari icyo ugiye kureka burundu, niba ari ingeso mbi wakoraga cyangwa se niba ari ibindi bintu wakoraga, cyangwa se niba ari ikindi kintu ugiye kurangiza ariko ukaba utazagisubiramo. Ibyo byose ukabibonera mu nzozi urota wapfuye. Abantu benshi ntabwo tubiha agaciro, ariko usanga ari Imana ifite ikiri kutwereka. Rimwe na rimwe hari igihe turota turi guhura n'ibibazo runaka, turi mu ntambara se cyangwa se turi mu bindi bibazo runaka, ugasanga dukangutse tuvuga ngo ni seki buri kudutera, ariko nyamara hari igihe Imana ibitwereka ibintu tugiye kunyuramo muri ako kanya. Hari igihe tuba tugiye guhura n'ibigeragezo, rero Imana ikabasha kubitwerekera muri izo nzozi, aho tutagakwiye kubyuka ngo dusengere izo nzozi, tuzisengere kugira ngo ibyo ibibazo twari tugiye guhura nabyo tubashe kuba twabirwanya, dusenge kugira ngo Imana idutabare. Ugasanga tubitesheje agaciro, turose inzozi ariko tuzitesheje agaciro. Rero hari igihe ari twe twibuza amahirwe yo kuba twakirwanirira, kandi Imana iba ifite byinshi twereka. Hari igihe turota hari ibyo tugiye kugeraho byiza, ariko ukarota hari icyo bigusaba kugira ngo ubigereho. Rimwe na rimwe turabirota ntitubibonere ubusobanuro neza, kuko bitewe n'uburyo turotamo, hari igihe turota inzozi ntituzibonere ubusobanuro, ariko zikaba zifite icyo zigaragaza.
icyo gihe rero icyagakwiye gukurikiraho ni uko twagakwiye gusengera izo nzozi kugira ngo zigende neza. Niba ari ikintu cyiza ugiye guhura nacyo, ugaharanira gukoresha imbaraga kugira ngo uzisengere, noneho icyo cyiza ugiye guhura nacyo kitagucika. Ariko iyo ubyutse warose inzozi runaka ntuzihe agaciro ukazirengagiza, icyo gihe hari igihe bikubera imfabusa. Igihe urose inzozi runaka wagakwiye kubyuka ukazisengera kugira ngo zibe impamo. Niba ari ibibazo runaka ugasenga usaba Imana ko yagutabara. Niba utanasobanukiwe izo nzozi wagakwiye gusenga usaba Imana ko yazigusobanurira. Hari abantu turota ibintu, ukarota ikintu uyu munsi, bwacya ukakirengagiza ukumva ko ari ibisanzwe. Hashira icyumweru cyangwa se iminsi runaka ukongera ukakirota, nabyo ukabyirengagiza, ukongera ukaba wazisubiramo bwa gatatu zirota. Icyo gihe uzamenye ko hari icyo Imana iri kukubwira, uzamenye ko hari icyo Imana iri kukwereka, nutagikoraho vuba bizakugiraho ingaruka. Imana itwerekera mu nzozi, nibwo buryo ikoresha itwereka ibibi tugiye kunyuramo cyangwa se ibyiza tugiye kunyuramo. Niyo mpamvu buri gihe uko turose twagakwiye gusengera izo nzozi, tukazisengera kugira ngo tutabasha kuba twagwa mu cyaha cyangwa se twagwa mu bibazo tutabizi, kandi twabonye ibimenyetso by'uko tugiye kugwa muri ibyo bibazo. Abenshi dukunze kurota turi mu ntambara, turi mu bibazo bitandukanye, dufite intege nke, cyangwa se hari abantu bari kuturwanya. Hari abarota babarwanya bikarangira batsinze, cyangwa se abarota babarwanya bikarangira batsinzwe. Turota bitandukanye, ariko icy'ingenzi ni uko inzozi izo ari zo zose urose uba ugomba kwibuka ko ugomba kuzisengera kugira ngo niba ari ibibazo bitaba byakugeraho ngo bibashe kuba byakugiraho ingaruka. Ugomba kuzisengera kugira ngo niba ari byiza kuko bizakubeho, kuko hari icyo Imana ibikwereka ngo ukore. Noneho wowe ntubisobanukirwe ukagira ngo ni ibisanzwe, warangiza ukazitesha agaciro, icyo gihe uba wihemukira. Gusa abenshi ntabwo tuba tubizi, twumva ko kurota ari ibisanzwe, twumva ko nyine ari ibintu biba bisanzwe. Nyamara hari n'igihe tuba tugiye kugwa mu mutego, Imana ikabitwereka ko tugiye kugwa mu mutego, ikabitwerekera mu nzozi, tukabifata nk'aho ari ibisanzwe, kubera ko nibura wenda dushobora kuba tutabisobanukiwe cyangwa se nta bundi bumenyi tubifiteho. Ariko biba ari byiza kugira ngo iyo urose inzozi runaka uba ugomba kuzisengera kugira ngo ibyago bitabasha kukugeraho, cyangwa se udahomba icyo wari ugiye kubona cyiza. Twese duharanire rero kugira ngo tubashe kugerageza gusengera inzozi zacu. Igihe urose ikintu runaka, niba utagisobanukiwe ubashe gusenga cyane. Hari igihe usenga Imana ikaba yakikwereka mu rindi joro, cyangwa se ikindi gihe urose akaba ari kikwereka ukagisobanukirwa. Buri wese naharanire kugira ngo inzozi, igihe arose izo nzozi runaka, aba agomba kuzisengera kugira ngo abashe gutsinda ibigeragezo, cyangwa se abashe kubona icyiza Imana imwereka. Ni byiza rero ko twese dukwiye kumva ko kurota inzozi atari ibisanzwe, ahubwo inzozi ziba zifite igisobanuro mu buzima bwacu, kandi ntiduterwe n'ihahamuka by'uko twarose ibintu bibi. Hari umuntu ushobora kurota intambara akaba yavuga ngo intambara igiye kuba, kandi nyine hari ibindi bibazo ashobora kuba agiye gucamo we mu buzima bwe runaka, cyangwa se hari ubundi buzima agiye kunyuramo butari bwiza. Rero duharanire kugira ngo twese tubashe gusengera inzozi kugira ngo tubashe kugira icyo twunguka tucyunguwe n'Imana, cyangwa se tubashe kumva ibyo Imana itubwira. Ndabashimiye rero mwankurikiye kuva
ikiganiro kigitangira kugeza kigeze ku musozo ni iby'agaciro gakomeye cyane. Yari Jean Dorape, iyi ni Marembo TV. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, kandi like, wandike na comment ugira icyo twungura, kandi ntiwibagirwe gukora share kuri bagenzi bawe kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi. Murakoze cyane kandi turabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza. Naho ubutaha, bye bye.